wowe nta munyahinda urasa no kwihura niko bagenzi bavuze. Imana ibamugisha kandi muri data pastor akoze somanisome nziza nta muntu ushobora kumukunda kandi shimire na korali maze kurindira Imana tutumviraho Imana ibamugisha. Mbababwira hari igihombo ku basore bacu n'abakobwa bajya bishimira byababara cyane bababwira ibi birori biraryoshye biryoshye none se umuntu yawijyana nta tugomba byinshi akagenda muri barahuye amurindira n'ibihungira cyane n'ijoro naho umurebe ukuri ibi birori ntabwo binejeje. Reka babwira umwe mu basore bacu bajya bijyana bagiye basabirana nyamara gusabirana baze badusare tubasezeranyirize muri salo nimara ubukwe butaye neza ariko kugira ngo bijyane bijya bigenda neza. Reka dushime Imana yo kuduha umunsi mwiza Imana yatugeneye kandi abana bacu turabashimira uburyo bitwararitse bakifata neza bakabatwereka umunsi mwiza. Imana ibamugisha. Mbere y'uko ngicyo nkora kuko nta bandi batwicaye hano uretse Viateri na Eme muko ubwo usobanura ubukwe muri make. Rero ndagira ngo uyu muhango wera watangijwe n'Imana Data wa twese ubwo yavugaga reka kubwira ngo uyu munsi Imana yakuremeye imufasha kukwiki sibyo Viateri si kubera akabazo k'amatsiko mu bakobwa bose bari muri karere k'iwanyu cyangwa se mu gihugu umukobwa mwiza yabati gusa ariko mukora aho umeze umukobwa mwiza umukamere mikoro judira mumere mikoro ndashaka ko tubwira umukobwa uruta abandi muri musaza yose yabati n'iki yego ariko niyo mubona babinguyu yego urukundo emereye ariko ni mubaza muziko abakobwa bavuga akajwe tuti reka baramuvugira emeye mu basore bose umusore mwiza urenza abandi bose bari hano no mu gihugu cyose ni Viateri. Imana ibamugisha yavuze kandi umugeni mu biciro kubifi byanjye. Imana ibamugisha. Reka rero twihute dusomeye Zaburi ya 28 ni amagambo ahari ku murongo wa mbere. Zaburi ya 28 ku murongo waho wa mbere gasoma nihuta kugira ngo dutunguze ubw'umwete uko amasaha yadusize. Baravuga ngo hahirwa uba Uwiteka wese akagendera mu nzira ze. Haleluya. Ukazatungwa n'imirimo y'amaboko ye uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azakubuza kuwera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Ese ashimwe ibyo mu kirambi urahazima mu kirambi urahaza reka abagore ngo umenye mu kirambi turamufasha. Mu kirambi ni hahandi ba mama kera bajyaga ikirambi bagasasaho uturago maze abana ngo kuko uzatungwa n'imirimo ku murongo ukurikiyeho ngo uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azakubuza wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo n'amafi meza yawe bari mu kirambi. Ese ashimwe mu kirambi ni hahandi bajyaga basasa akarago maze umubyeyi agatetse ibihaza n'umutorore maze agashyiraho ibigori isahani zitari izaza hakiri icyo bita uduko murakoze usuko agakokura kandi maze ibihaza bakabisanza maze umutobe bakawusanza maze abana bamara kuzinuza mu kirambi maze abana bakajya barya mama ari kujya ngo Mana ntabwo icyubahiro ku bana wampa abana bababwira batari babyara babiri batatu nk'ab'ingwe umwe nk'uw'ingwe abandi bakishyira abandi kera nagize umugisha iryo terambere ryaransize Yesu yabaye umugisha hose nababayeyo kuko ari icyenda ntawasigaye. Nabonaga abana bose neza twicaye mu kirambi nkavuga Imana ntabwo icyubahiro. Mbabwira ikibazo kimwe nigeze guhura nacyo hariya ku manywa maze umunsi umwe ndibagirwa n'amagana ribagirwa turasuzuma dusanga umwana umwe ntawe uri kuzuzi bose ngo baraha ariko tubabyara babiri tukibagirwa ko bose badahari. Twagiye tuvuga twabimaze nuko umwana ari kuza yaragiye yirukanga asanga twabyara ihangane ntabwo twari tuzi ko basigaye yemye sibyo
ndetse babiri umwe wayoberwa ko bahari reka babwire ngo kubyara n'umugisha ni impano ikaba n'Imana. Isomo rikurikiraho umugore wawe azaba nk'umudamu wera cyane mu kiraro cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagasa ameza yawe, uko ni umuntu w'Uwiteka azahirwa mu nzira ze zose. Yesu ashimwe. Bana banjye reka babwire ngo Uwiteka azabahe kubyara kobwa na hungu, maze aba bana bazajya bagasa ameza yayo muri mu kirambi. Iki kirambi tuvuga ni saro ya none. Urumva ababyeyi, iyi ni saro aho abana bicara bagasa ameza kandi mukanezerwa. Isomo rikurikiyeho turabisanga mu bitabo ku murongo waho wa 18 kugeza 19. Isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe, wishimire ndetse yateye umashuti yanjye. Abakobwa bose bagirana ubucuti uhereye uyu munsi, ubabwire kuri telefone uti uyu munsi nabonye inshuti nyanshuti bayibaye. Uyu munsi umenye ko yemwe ari inshuti yawe. Wajya kuryama wihinahiye, uyu munsi ugiye kuryama urambi amaguru agiye kuba nyurutoki. Wajya kugira ikonje ugiye gushyuhirizwa. Reka kubwira uyu munsi warubonye mari kumusha. Hari umusore witwaga Tunezerwe twigeze kumushyira ibiraro rimwe bya gatatu kabiri. Gusa niyo bibaho rimwe guteranya rimwe. Imana igumugisha yagitsinze mu yindi mibare ari uduti ari n'inka n'ibindi, ariko kuri wowe dufashe yatereri tugateranya wembe babyara umuntu ubu ntabwo mukiri babiri ahubwo mubaye umwe mu izina rya Yesu. Reka twihute Imigani igice cya 31. Ndagira ngo inde wamubona havuze kukiyeme umugore w'icyo mwiza ni ikibazo muriye. None se abaye wowe hari ikibazo? Imana igumugisha. Umugore w'icyo mwiza ni inde wamubona arashaka rwose bajyana igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira. Umutima w'umugabo we ugeze ute? Hari imiryango myinshi muri iyi minsi umugabo n'umugore umwe yasohoka akamukurikiza umumotari wo kumucunga aho anyuze kugira ngo amenye inzira anyuzemo. Yateye umutima wawe ujye uhora wiringira umutima wawe kandi ajya ahora kwiringira. Hepfo ngo ahora amubwirira neza ntabwo amubwirira nabi. Iyo cyose akiriho ashaka ubwenge intama n'ibigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, anezezwa no gukoresha amaboko. Ameze nk'inkoko z'abagenza azana ibyo kurya bye abikuye kure, abyuka kare karaki. Umugore mwiza aryamira ntaryamira. Niba umugore mwiza abyuka kare karacya turujyane none viatere. Niba umugore yabyutse kare karacya akajya gushaka ibyo kugutunga, agashaka ibyo kugendera ngo bisane amagara yawe, kandi ko uzi ko uburiri bugomba gusaswa. None ubwo niba yabyutse kare uburiri burasasane imbere y'uko urasa guterera n'igiki n'abashuka. Imana y'umugisha. Ubwo n'abagabo bari hano muzi gusasa muri bigaga tanye n'umugabo we bakaba bumvikana. Benshi batari bamenya Yesu bajya bavuga ngo ni inganzwa, ariko ntabwo ari inganzwa. Inganzwa y'umugabo ni inganzwa yaganijwe n'urwagwa rukamuhindanya, ariko umugabo ufatanyije n'umugore ntabwo ari inganzwa. Yesu ashimwe. Ubu umudamu wanjye ashobora kurwara iyo yazindutse ntabwo byazana ikibazo. Umugore kumusonga umukora kamutanga mu mpabuno za n'agatimwe, maze bamutukanira umudamu mwiza w'umusonga. Ibyo mabwira n'ukuri kandi noneho abyuka kare utarashya akagaburira mu rugo, agategeka abajane imirimo bigakwiye. Mbese niba byateye aba ajya kilo 50 y'ibirayi ariko agahinda hegitari y'umurima, nta kibazo kirimo. Urya cyane ariko byatewe ntabwo ariko bimeze. Noneho igihe umudamu yanatsamura akamura urakiri araki. Reka ihute amagambo asoza.
mwinjiye bana banjye mu ishuri mutazigera murangiza. Andi mashuri urayiga akagera igihe asoza, ariko iri shuri binjiyemo ni ishuri ritagira ihe. Mwinjiye mu ishuri mutazigera murangiza bana banjye. Muzagiramo ibyishimo ndetse no kwihangana. Muzagiramo kugira neza n'ikinyabupfura, indoro nziza n'amagambo y'ineza, ibikorwa bigaragaza kunyurwa no gushima, bizaba ibimenyetso bigaragaza urukundo mufitanye. Imana yacu icyubahiro. Urukundo rutuma umuntu ufite agahinda agira umunezero, kandi urukundo rutuma inzira y'ubugingo turimo igororoka. Gushyingiranwa bishingiye ku rukundo, urukundo rwo mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Ugomba kwemerera uwo mwashakanye uko yaba ari kose. Ushobora kumubwira uwo mwashakanye uti nkwemeye ukuri kose. Kumva yateye kwemeye kasaba kamubwira ku kantu kamubwire neza tiebe ntabwo ndi kumva mukize mikorofone. Kwemeye Imana imumugisha nawe yemeye kuko nanjye mu izina rya Yesu nkwemeye ukuri kose. Kandi ntabwo ameze nabi inshuti yanjye. Imana imumugisha. Hebu byabwira umwe muri mwe ushaka gutwaza undi igitugu. Umugabo agomba gukundwakaza umugore we kuko Kristo akora itorero. Umugore nawe agomba kubaha umugabo we. Umugabo agomba gukunda umugore we abikuye ku mutima. Mu gihe ushingiwe abasezeranye mugenzi we ko agiye kuba inshuti ye iruta izindi zose zibaho. Gushyingiranwa ni urugendo rw'abantu babiri. Abo bantu rero bagira ngo uzajya unezeza eme. Ibintu 10 ntabwo uri kuvuga byose ndavuga mu bike umugabo akwiriye kumenya ku mugabo we. Icyambere, umugabo aterwa ishema no kuba umugabo. Urabibisheme? Umugabo aterwa ishema no kuba iki? No kuba umugabo. Aterwa ishema no kuba umugabo. Icya kabiri gikurikiye, umugabo atwarwa bikabije n'akazi ke. Tukemere ko Viateur asohoka mu rugo igihe akazi kamutwaye, ujye umuhamagara umubwire uti ngwino ubanze ubwire icyo ushyira hehe ku mutima, arazasabure ndetse n'uzi no gusama ajya hanze. Kuko hano hanze dufite abagore bameze nka Berira bacunga bakareba ko Viateur yavuye mu rugo ntacyo afashe, maze akagutegera mu bayirabi, maze inkoko yayikaranze neza, yashaka agacupa karyoshye, maze watambuka akakubwira ngo nawe ufite umutima unagana ukahanyura uko yacunze neza akamenya ko eve ntacyo yaguhaye. Noneho rero iyo amaze kukugaburira iyo nkoko nawe ukamukorera ku itako, ukamukorera kuri kofi, ukamusigira bitanu, kandi bagomba kusigira eme. Rero eme umukobwa wanjye kurya maze agacanga kakaba kamucitse kakagwamo n'ugakoca ku isahani, umusizi ugahagarara ahubwo uziyumanganye nakubaza ngo dukomeze nta kibazo. Sibyo? Naho babatari impamvu rero iyo agakocoye barakubwira ngo ni inkoko y'imicanga, maze bakazagenda zikavuka. Nubona umwana muzabyara abana b'abahungu n'abakobwa, nshuti yanjye, nubona umwana yitumye, umudamu yamaze kubyara ababyeyi muri hano muzi kujya kwagura ibyo kurya mubigeza ku meza, ukabona umwana yitumye kandi umugabo umaze. Sibyo muri muyabibona? Umugabo rero utagira gahunda aratangira akadoza umuti ngo ntabwo ndi murire mu mwana, ese umwana nawubyaranye. Niba yitumye ihangane, komeza urye, utegufunga n'amazuru kuko ni akana kavuye muri mwembi. Rero nshuti yanjye, umugore anezezwa no gushima kandi Viateur ntukemere ko yene yasurukwi mu mbuga nawe akavuga ko kameze gake. Kandi aya mabere abereyeho konsa ndetse n'amatungo, ibyo wabiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza iyo ari Imana iva ku Muremyi. Uruto ndetse n'amatungo, ibyo wabiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza iyo ni Imana iva ku Muremyi. Dore nawe
yakuremeye umufasha umukwiye iramuguha ngo musabane iteka namuyageri terurushimuti Yesu yaturemeye ibyishimo abigeza mu muryango w'abantu babiri muri Edeni ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhorana Imana Yesu yaturemeye ibyishimo abigeza mu muryango w'abantu babiri muri Edeni ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhorana Imana nicyo kizatuma umuntu asigaswe na nyina akajya kubana n'uwo yakunze nawe naye basiga ababyeyi bawe wisangira uwawe wihebeye nawe ubyateri terurushimuti Yesu yaturemeye ibyishimo abigeza mu muryango w'abantu babiri muri Edeni ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhorana Imana Yesu yaturemeye ibyishimo abigeza umuryango w'abantu babiri muri Edeni ndabona mwe mugira ibyishimo ikiruta byose muhorana Imana Iwanyuni akabura mata kuri